kwakira ugaca ufuka mufata ahubwo gira umuntu inama gira umuntu inama wowe kuko ushaka kubaka sibyo buriya kimwe mu bintu bituma urugo rw'umuntu rukomera n'urukundo rwe rugakomera uri kumva ni no guha umuntu imbabazi ataranazisaba impamvu ni iyihe ngiyewe iyo nitegereje Baganizi agakora ikosa muraho neza nshuti zanjye ndabashuje cyane ndabishimiye Imana iduhana umugisha reka nongere mbashimire uburyo mukomeza kubana nanjye mukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel muhabwa umugisha uyu munsi rero ndi kumwe n'inshuti zacu mwakunze ntago ari uyu munsi gusa baramenyereye hano kuri iyi channel ya Odette Ayinkamiye reka rero tubahe ikaze mbere ya byose mbere ko twinjira mu kiganiro rero n'ubundi nkuko bisanzwe reka Baganizi adusengere. Murakoze cyane natwe tubahaye ikaze Prince tubahaye ikaze se tubahaye ikaze sibyo ntago baturebaga tubahaye ikaze nabo badukurikire mu kanya mbere ya byose rero reka tubanze dusenge. Witeka mu Imana yacu twongeye kugushima tugushimira ukuntu bana natwe uko bwije nuko bukiyoha bw'icyubahiro turagusabye ngo usubane natwe twiyoborere muri ibi biganiro tugiye kugirira hano ko bwa Yesu umwami wacu amen. Kwishimiye kuza Abishimiye cyane gashize naraje ndababipa none munsi ndaje barihutaga mana no gusinkwizeye oya nyizera ko se kutanyizera abantu mudukurikiye mutera agasonga bugari naje murakoze cyane Imana iduhana hagati yaho ngaho ariko rero turi Makita Tent turi hano Makita Tent uko tugiye gukora ikiganiro ari umuntu wambwiye ngo waravuze ngo hano ngo ni mu murenge ngo wa Kimironko nibyo bambwiye nyiri Makita Tent ngo ni umurenge wa Kimironko akarere ka Gasabo ano umurenge wa Bibare akagari ka Bibare ya umudugudu w'inshuti akagari ka Bibare nagari umurenge wa Bibare Teregi uko babimaye mfite ibyo bamaye kuko sinanahatuye reka twinjira mu kiga gusa icyo tubabwiye cyo Makita Tent ni heza turi kuri Makita twishimiye rero kuzano Odette Ayinkamiye ngiye nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda sawa rero sibyo yenda umuntu uzamburira mu Rwanda azambarize ku Mana twese nuko ariko twese nuko naga abantu bose babyawe n'Imana baremwe nayo kotese ku Mana ntago ari mu Rwanda ku Mana ntago ari mu Rwanda naga abantu bose babyawe n'Imana oya twinjire mu nsanganyamatsiko yacu yego tugiye ahandi ariko najya mvuge nyine ngo haye umwanya nyine karakanyuzemo hanyuma dufite topic murabizi ko hano twubaka umuryango tukaganira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye Pedro mbararikire no kuzi wacu ngengira yitubicana yanjye yitwa Yada TV bivuga ngo turamye Imana tuzamuye amaboko amen nawe muze mudushyigikire yego sibyo se cyane rwose umunsi dufite topic iryoshye bivuga ngo urukundo ni iki ese urukundo kubashakanye nyuma yarwo hari igihe hazaho urundi rukundo ibi twaje kubiganira kubera izihe mpamvu tugenda tubona intambara nyinshi mu ngo zigiye zitandukanye ugasanga umuntu yaje kuburana ngo bamushiye inyuma impamvu umuntu aba yagiye guca umuntu inyuma nuko ari relationship bafitanye n'uwo muntu yagiye guca inyuma ariko nanone nyine icyo navuga kuri icyo waruvuze ntari kumva ntari kwemera uwaciye undi inyuma ntago ari uko aba afite urukundo wo bacana inyuma ntago hari igihe ushaka kubikora kubwira rutakunze uwo muntu ahubwo noneho uko byumva ntabwo ndi kuvuga ngo ni ihame ahubwo noneho icyo waruvuze ko ushobora kugira urundi rukundo nyuma kandi ufite uwo mubana none se ntago iteka kugira uwo kundi nyuma ariko mushobora kugenda ngo mukore imibonano sibyo ushobora kugenda urugero kuvuga ko waca inyuma umuntu ntabwo ndasoza mutakoze imibonano kandi ari uguca inyuma ibintu uko nari mbitangiye sibyo ntabwo gukwitse ariko yereka ko gukundana ari relationship isanzwe ndi kuvuga ni deep urwa rukundo rusa nk'urwihariye ku mugore n'umugabo none undi akajya kurugabanya ahandi oya wagiye gusambana nawe wagiye kurugabanya uko mbyumva reka ahubwo nkwereke urukundo ruba hanze reka nkwereke sibyo relationship hanze example sibyo njyewe mama Davina afite umugabo sibyo ni urugero ariko uwo mugabo mfite hari undi muntu mbonye w'umugabo numva ndamukunze numva yambera umugabo kandi mfite umugabo
yego numva twavugana 3 ku munsi numva namwaka buri kimwe cyose umukundiye ikintu runaka umugabo wanjye adafite sibyo ariko nubwo mukunze ntago habayeho sex hagati yacu sibyo icyo nshatse kuvuga ko inyuma birimo ariko nabyo fayina bishobora kubaho simbuza ko bitabaho guca umuntu inyuma ni ukuryamana n'umuntu cyangwa ni ukumuharika icyo murabisobanura niba umuntu ashobora guca umuntu inyuma ataryamanye nawe none se ubundi guca inyuma umuntu ni ngira ngo no kumuca inyuma isezerano mwagiranye ry'urukundo utibahirije ukarihunda ntabwo bivuze kujya kuryamana oya nibyo uzi ikintu yasajya dushinza ni ukumuha twemera ko turi abageni bi kandi ibikorwa byacu nibyerekana ko turi abageni hanze kwa satani tuba turi guca inyuma Imana ni ukuvuga ngo rimwe hari igivugira mu mwuka ikavuga ati mwirinde iruba ry'ubusambanyi abantu bakagira ngo ni ubusambanyi busanzwe hari igihe bivuga nyine uko kujya guca inyuma uri kumva uba gucunguye no mu by'ubuzima nyine ugiye gukora relationship n'undi muntu nicyo twari turi kuvuga ntabwo iteka ryose umuntu mugiye gukundana amwe abamuturimise mu gukundana none ntihakagira umuntu turi ku rukundo rega kandi urukundo ntabwo ari sex ntabwo urukundo ari sex urukundo mushatse gushyiraho limiti ko rw'abantu babiri gusa urw'umugore n'umugabo ni babiri gusa kandi baba ari n'umwe sibyo ra ngo ni umwe isezerano hagati y'abantu babiri izuru wa gatatu babiri muri Yesaya wabyanditse avuga ngo uwo murunga n'uw'inyabutatu iyo bavuze ngo ni umurunga w'inyabutatu ngo ni Robert n'umugore ni Imana bonyine dore inyabutatu sasa uko nibiboshye ubwo rero iyo ushyizemo inyabune abakabaye ni nyabutandatu ubundi dushaka kumva tuvuga gutyo ubundi urukundo ni ikintu ni iki ntago nduzi oya ntago mvuze yewe nkuko urukundo ruri nkuko wenda umushakashatsi warwo yaduhaye definition yabyo sibyo ahubwo uko byumva ubundi urukundo ni iki hano turi gukoresha uko tubyumva abatukurikiye babyumva uko tubiri ntago ari definition tubahaye ngewe kuri nka Robert urukundo ni umwuka sibyo umwuka ugenga umwuka sibyo ubundi kafata urugero rwa filime duhere ku Mana Imana n'urukundo yego ngo composition y'urukundo donc nibwo bumana iyo mvuze ngo umwuka ni iki rero urabona ubundi mu isi habaho donc abayobozi b'imyuka ari wo mwuka umenyesha ikibi n'ikiza ari wo wa Satani n'umwuka w'ubugingo uhoraho ari wo mwuka w'Imana iyo dusoma ijambo ry'Imana kavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege wumva ni nko kwitanga kuko Imana ari urukundo ubwo yarirekuye noneho uyu mwuka rero w'urukundo ni n'uwo ukorera mu bantu umuntu kubera yononeka yakangirika muri Adamu na Eva urukundo rumuyobora ni umwuka umenyesha umuntu ikibi n'ikiza kuri nge rero ninjiye muri uwo mwuka ni imvantekerezo sibyo ni imvamutima uri kumva ni imvamyumvire urusobe rw'imvantekerezo imvamutima ni imvamyumvire sibyo iyo umuntu avuze ngo imvamyumvire cyangwa se imvantekerezo kuko urukundo ruzira mu kumvira umwuka ukuyobora ngiye nkabona Odette ari umwana w'umukobwa umwuka wanjye cyangwa se esprit yanjye ikamunyoherezaho urumva ko nkoze igikorwa cyo mu magambo make si urukundo nyine ni amarangamutima ushatse kuvuga urukundo navuze imvanekerezo imvamyumvire wenda hari abari kutwumva kuteranya ibyo bintu byose uvuze urumva bisaba kubyumva cyane urusobe rw'umwuka ukugenga ukakwemeza ku muntu rukakwemeza ku muntu ode wowe si urukundo ni iki uko ubyumva urukundo se rw'abashakanye oya urukundo rusanzwe rutuma ukunda umuntu ukamureba ukamukunda ubwo n'abashakanye bari mu rukundo reka ni ukuvuga ngo none se mvuge ku rukundo rw'abashakanye cyangwa oya irebye umuntu urukundo rusange nyine mwanteye ubwoba se uri gushaka ngo dusobanure inkundo ubwoko bwazo ubwoko bw'inkundo none se sibyo muravuze ngo umuntu ashobora guca inyuma uwo bashakanye atakoze imibonano njye nari nzi ko guca uwo mwashakanye inyuma ari uko ngiye nshobora kugenda ngakundana na Robert narangiza wenda tukaba twanaryamana nibyo nita guca inyuma naho kuba naganira na Robert uko tuganiriye nkaba nca inyuma yo twashakanye ubwo njye nabana abo muganiriye bose se
icyo wemerewe kuganira n'umugabo wawe akaba ari cyo noneho uganira na Robert kankwe urugero rwa hafi buriya abantu benshi bajya bitiranya mu ngo cyangwa se mu muryango ubundi iyo umuntu amaze gushakana na mugenzi we kubera ko urukundo ni presence distance yego kubonana kudahura sinzi niba uri kunyumva neza urukundo ruryoha iyo umukobwa n'umuhungu umwe atuye Kimironko undi akaba atuye Indera sibyo bakaba babonana kuko rubategetse aho mugira inama urubyiruko rwumva ko kubonana ndavuga guhuza imibiri imibonano mpuzabitsina abenshi babifata nk'aho ari rwo rukundo oya ariko roba nanone nuko wenda mwinjiye ahantu tutari twakagira neza sibyo twinjiye mu kiganiro nyine nibyo ndiko kubwira ahantu nifuza ko tuzakugeramo nyuma wenda ndaza kwasubaye bandusoze hanyuma urukundo donc ya distance na presence kuko urukundo no kubonana itabonana n'umuntu mukundana birarangira c'est ça kubonana gute la presence ni nkuko guhura mugasangira agafanta hari abagira ngo kubonana wenda ni mu buriri no iyo presence ariko isaba ko umuntu aba en distance nibwo ruryoha nibwo ruba rumeze neza kuko umuntu agirwa muri we harimo wa mwuka umumenyesha ibinikiza iyo nje kureba Odette nzana akaboko k'imbaraga akangagahisha ariko iyo namubanye nawe mu nzu aka kaboko iyo nkazanye birangira saa sita nakamwerekanye sinzi niba uri kunyumva noneho rwa rukundo ya presence na bwa buryohe bwabagamo bikatangira kumera nka shikarete itangiye guhekenywa tukaba mu rugo tumeze nka responsable ufite inshingano z'uko uri umugore nanjye nkaba mfite inshingano z'uko ndi iki ndi umugabo noneho abantu bo icyo gihe iyo urukundo rutangiye kuba responsibility sibyo uburyo bwo gukundana kumwe wasohokanaga na mugenzi wawe kumwe mwavuganaga kuri telefone donc ibi bintu yari yarakumenyereje kukubaza ngo wabyutse kandi yumva muri kuvugana wariye nkaho uri uruhinja rutazi kumenya ko rushonje yego ni keya ibyo ni keya ariko nugutanga keya iyo abantu bamaze kugera mu rugo uko yajyaga mubaza ngo babona ntabyo wongera kubona oya bitegereje rero bakagira ngo bizanikuba umva reka mbabwire aho muri kwibeshya cyane hari abo bakomeza hari abo bibaho umva no mu gusaza kwabo itonde icyo gihe ntabwo twavuze yuko bagakomeza bagahana izo keya uri kuvuga ni pariti imwe iba mu mitekerereze cyangwa mu bigenzeza no mu muntu bw'abantu yitwa romantique romantique rero iza ryari ni igihe abantu babiri bose ari abaromantike niho haba iyo misazire y'abo bantu kuko birashoboka ko umuntu umwe ashobora kuba umuromantike nka parteneri we ntabe umuromantike imvune y'umwe rero iramuvuna kabiri gatatu akaromantika yagera nk'imyaka 3 agatangira kumva ko ibyo atanga kuko urukundo ni ugutanga bakakwishyura yewe gukorera umwe ko yahita kubitaho umugore yanigiye abyara wa mwanya wo gutaka umugabo akawubura yari umuromantike oya nyine ndi kukwereka hari utangira kubona uko yakwitagaho cyane hari ibindi mu rugo bitumye atabona uko akwitaho cyane dusuppose umuromantike nka Robert yaraje buri munsi investisha urukundo ku mudamu namuha explode nabajije ngo arutanze kabiri gatatu akabona uko arugaruzwa akazahura ni manguhe akazahura n'undi mugenzi we sibyo ese yemerewe gukunda niyo topic yacu nimva noneho tutangiye kwinjiramo ngero Robert mu rugo nakundanaga n'umuntu tuvugana kama affectation zigatangira kugabanuka kubera inshingano kubyara se kuko uyu muntu abyaye ubwo aba 25% abayikuye basigaye 25 umwana wa kabiri nawe akajyana indi 25 tutangira gusangira kuvuga ko se uyu muntu amaze kubyara gatandatu ubu udasigaranye namba ubu ni ukuvuga mama Kibonko 100% aracyahafite urukundo ruracyakuzuye umugabo wawe rwenda kumwica uzanturitsa none niba muvuze ngo nimba ufite umwana ngo rureta rugenda mama Kibonko we rero waracyarufite ku mugabo kuko ntabwo afite ahandi ararujyana reka twikoze ni ukuvuga ngo icyo dushaka baganije abandaburiza nta mutanze w'urugero ubushobozi bwo kumusengera kwa Yesu dufite ubutware amen amen uze kuva hano mu kiganiro musengera amen tuzagaruka dushima Imana haleluya kandi ni isezerano Imana yaduha Bibiliya iravuga ngo abana n'Uwiteka hahirwa ikirimba kibuze rero
n'ubundi iyo sije twe dushaka kuzayijyamo neza nyuma aratanga n'ubuhamya sibyo mu gihe runaka sibyo ariko nta kari kanyuzemo ndi kumbwira ni wowe rero ubwo urukundo ruracyari furu ubu mugabo we kabaye mu rugo ubu hameze nabi aho sinako kabi ushobora gusanga ari nako kabi icyo twari tugezeho nyine impamvu twari tukazanyemo ni ukuvuga ngo icyo nashakaga kuvuga abatarabyaye nabo siko baba bafite furu 100% sibyo hari abagore bagira imirimo myinshi mu rugo urabizi sibyo bishobora gutuma uko witaga ku mugabo muteretana uko mugenda mumara imyaka hari utuntu twinshi tukujyana za pourcentage atari ngombwa abana ahubwo za pourcentage mbabaze ku kintu kijyanye n'urukundo hari ukuntu ushobora kugira gutyo uri umusore kavuga uti mu buzima bwanjye ntabwo nkunda umukobwa ubyibushye noneho ukabona umukobwa ko kujyanye n'amarangamutima yawe mutoya unanutse cyangwa se bitewe n'uko ateye ukabona ni byiza nyamara kandi buriya umugore ntabwo agira imiterere niko nabibonye pe mu muntu ntabwo wamurebera mu ishusho y'uyu munsi uko narongowe meze sikomeze ukuntu wari umeze mu nari 20 ibiro 39 40 nari muto cyane nibyo mvuga nyine ku cy'urukundo mujye munakivugaho nyine mukimbitse umenye niba ukunze umuntu utazakomeza kuvuga ngo mukunze kubera ko asa gutya angana gutya ameze gutya niba wakunze umenye ataye cyane nese urukundo sa amarangamutima cyane rwose ndavuga ingo nyinshi ubona zisenyuka ni abana b'abahungu bakunze ibimero n'ubwiza bw'abakobwa noneho abakobwa bakabimverisi bo bagakunda amafaranga uri kuvuga ikintu cyiza rwa mwuka navuze w'urukundo umenyesha umuntu ikibi n'ikiza iyo umuntu ari mu busatani akora nk'umusatani ngiye nshobora gukunda abaganizi ukagira ngo nibaganizi nakunze kumbi ndi kumurebera mu biri inyuma ye diploma afite umuryango avukamo hita afite ubuzima afite imibera afite noneho nkaza kwintroduce aho baganizi ko mukunda kumbi urukundo rwanjye si baganizi hari ahandi ruri inyuma y'abaganizi ruri kubye mitungo ye cyangwa se nakunze baganizi tureke iyo mitungo physical appearance nk'uko uri kubivuga yashyizemo ikibuno muri iyi minsi mbona abana b'abakobwa cyangwa urukweto rurerure ubona ni muremure ikibuno baragikora nta birenze da ikibuno cy'ibihumbi 30 hamwe na taye sibyo igihe gikubise yara ngiye nkajya gushaka icyo kibuno kumbi kiri artificiel sibyo n'igihe aba gifite shano kuba gifite ari iki ejo wamara kubana nawe cya kibuno ukabona bibaye ngombwa ko kitagihari nta kintu yabuze hari umuntu umara gushaka amabona so forme ukaba so forme ari nunanuka pe akananuka rwose umuntu ukamushiraho ese wari uri kubaza uti uyu muntu uwo muntu nahinduka akigira azamugumisha mu rukundo bitewe cyangwa azajya kureba wa wundi uteye kwa kundi yashakaga bataraba bantu mudukurikiye namwe mudusubize muri commentaire umuntu yemeye guhindura urukundo mu gihe urukundo yari yarashoye ko yakundaga yahinduye isura reka rero mbabwire njyewe ntabwo ubundi definition y'urukundo ukuntu mbyumva ni intekerezo uko mbyumva nyine ugatekereza mbese nubwo nk'ahari nyine ngiye niko mbyumva sibyo reka nkubwire niba ari ibyo nimba ari amarangamutima ugakunda taye none se nta muntu w'impumyi cyangwa se reka ndeke kuvuga ufite ubwo bumuga nta muntu muremure cyane ukunda umukobwa mugufi ukavuga uti bari abantu akenshi uganire nabo uretse nkubwire reka nkubwire amakibo aho muribeshye nk'isi tugeze hari n'ujya kumutereta kugira ngo azatumire amakamera turi kugendana abo umusitari biraho ngenzishaka hoya ujya nkunda kubibona umva mbabwire ataza kunkubita na musitari umva nyine mbabwire reka nyine mbabwire sibyo reka mbabwire nyine noneho wowe ugakunda uwo muntu ngenda bibaho none se hari ikiganiro kubona kuri YouTube nimba ari kuyecana sinibuka neza umutipe ari kuvuga ukuntu yarongoye umukozi w'iwabo kandi koko wareba ukabona nago bari kuri revimye ukabona ibi bintu nago bizavamo ntandi bantu bakora uko twavuga ati ko buri bintu nibirimo pe abantu bazabaya nyine bibaho umushatsi ko kuri urwo rukundo ari amarangamutima yagira amarangamutima umukozi arangije kaminuza wo mu rugo kandi ubona ukuntu anasana nabi bari bafite umuntu bareraga banamufata nk'umukozi rwose
uwo muhungu waho ari n'umuntu ukomeye aza kubenguka umukobwa wahabaga ubu barabana rwose. ubwo icyo nashaka kuvuga si ukuvuga abo babana gutyo nimba bana abantu ubwo n'Imana iba yabahuje nta kibazo batabyumva nabi. Icyo nashaka kuvuga njye ntabwo ndi kumva ayo marangamutima muri kuvuga, ariko ntacyo reka dukomeze buri wese afite. hari igihe ngiye nshobora gushaka Robert atari Robert ishatse, yego ari ikiri muri Robert ari nyenzira, sibyo? Robert ni hiti nkuko nabivuze, Robert afite imitungo, noneho wagera iwanjye ugasanga ya mitungo wari uje ushaka ni iya famiye si yawe si yanjye. Noneho ubwo icyo wari warashatse uhita ukora divorce nacyo, turi kugendana Yego, kuko ari cyo ukunda. Ubwo biragusaba kujya gushaka indi Y nayo ijya ufite, ntihandi wumva umuntu mu rugo ugasanga ari relationship n'undi muntu, sibyo? Kuko icyo yari yarashatse muri Robert cyagize gute cyarapfa, urumva ni divorce ariko iri mu isi y'umwuka. Impamvu navuga ko urukundo ni umwuka, kandi uje gushaka Robert nigeze umubwira ko ushaka inzu, banagusobanura kubwira ati iyi nzu rero ukurikiye si yanjye, we waje muri Robert, uri kumva? ibyo hanyuma bitete none si izo nzu ko abakizibona yajya hehe kuki atahagoma? ushobora kujya gutyo wende kuzikora kwa mbere, ariko na communication zigiye zikora mu bantu bakundana, umuntu amenya imitungo y'undi. Tuvuge niba ugiye gusezerana n'umuntu, hari igihe ushobora gusezerana nanjye wenda tuvuge umunsi umwe tuzongera tuganire, turebe ni gute umuntu ahitamo uwo bazabana. Nabwo abantu benshi bakora ama mistake mu guhitamo umuntu muzabana. Umuntu muzabana se ko he nubwo ahinduka Roba, siko hari igihe ubana n'umuntu ari mwiza abantu bose bamushima nk'umuntu w'ingeso nziza, wajya kubona ukabona arara nagukubita. Ahubwo niwe wahisemo nabi, ni wowe utitaye ku byo ugendera. Yego, uriya nubona umuntu ngo yahindutse ni wowe wahindutse. Kanwe nk'urugero rwawe, ushobora kuva mu rugo umugabo wakubwiye kuri mubi, ati man ijana ku ijana ndakwanga uri mubi. N'urugero nanzi noneho wagera mu nzira undi muntu akakubwira kuri mwiza, bivuze iki? Umuntu agirwa mwiza n'umugira mwiza, none akagirwa mubi n'umugira mubi. Nkuko nkunda kubwira abantu iteka ryose, nta mugabo mububaho nta n'umugore mububaho, ahubwo intekerezo z'umugira mubi umubona uko umubona. Reka nkwe mu rugero hafi nk'umwanya ngewe kurumbana na madame, donc uragira umugisha Imana iranyihishurira, kuko Imana irihishura. Nago umudamu wawe ni mwiza, ariko ni ngewe si umugore mwiza. Yego, anasa neza, uri kumva? Ariko ubwo bwiza uri kuvuga ngewe ntago ari bwo nzi. urabuze nyine n'ibyawe Imana ntubitubwire, ariko nibabwira ubwiza wowe uzi, yego si bwo nge nzi. Turi kugendana kuko buriya bwiza physically muri kureba ngewe ni bubi, uri kumva kuri ngiye kuko tubana, ahubwo hari ubundi bwiza nzi. Aba turugero, ni nayo mpamvu Yesu yakunze umuntu, abamarayika ngo bajya bibaza impamvu yatumye dukunda. Iyo baturebye batubona nk'abantu babi, kandi koko turi babi, ariko kaga turira niwe nakunze, ni nawe nitange, ni nawe nameneye amaraso. Mujye mutwumva neza, tuba tuvangamira muri Imana kugira ngo tunagarure abantu kuri Kristo. Ubwiza mbona, reka nkwe nk'urugero rwafi, nge nka madame yari kunkorera amakosa, nibwo mubona mu ubwiza. Turi kugendana ari yes, kandi ntekeza ko yego akakuwamonyye mu bubi akeshi yari kunkora amakosa. Oya, ariko Roba wishiramo ibintu by'ubwenge bwinshi. Naga ari ubwenge bwinshi. Gutese gutuma gukorera ikosa ukabona ko ari mwiza, umuntu akubera mwiza, cyangwa umugabo akora ikosa ukabona ko ari mwiza. Ibyo bintu bisobanure neza mu ntekerezo z'abantu ni ibintu bibi, sibyo? Ubundi tumenya umuntu ko n'imbabazi, ko kwiyimbabazi ari uko yaguye mu cyari kugisabira imbabazi, siko biri. Yego, tumenya umuntu ko akwiye imbabazi ari uko ari uko yakoze icyaha, washyize mu bikorwa icyaha. None se wagikoze wese niko asaba imbabazi cyangwa ariko oya Roba witujyana mu mwuka cyane. Oya uretse gato nkubwire, sibyo? Oya uretse gato, hano hari abantu badukurikiye. Oya uretse mbanze nkubwire, kimwe mu bintu bikomeza urukundo oya amakosa. Oya buretse gato, wenda avuga gusaba imbabazi, amakosa asakomeza ikibaho nyuma yo kwiyunga ni igiki? Ahubwo ari cyo ushatse kuvuga, ariko abakora amakosa kandi ntasabe imbabazi rwose, akarikora aje akaryongera ntasabe imbabazi. Ahubwo we kuko ushaka ntasabe imbabazi ukabyakira ugaca ufuka mufata. Ahubwo gira umuntu inama, gira umuntu inama.
wowe kuko ushaka kubaka sibyo buriya kimwe mu bintu bituma urugo rw'umuntu rukomera n'urukundo rwe rugakomera uri kumva ni no guha umuntu imbabazi ataranazisaba impamvu ni iyihe ngewe iyo nitegereje Baganizi agakora ikosa ntekereza ko usibye ko yari intanze nanjye muri nge ririmo kafata urugero rwa hafi umuntu mwegeze kuza kungisha inama ambwira ukuntu umugore we yamututse ngo ni imbwa noneho umugore ndamuhamagara aje sanga hano hari intoki zibaze ni urushyi urukumva arambaza atari koroba niba nawe uri umuntu w'umugabo umugabo wawe agukubise urushyi rungana gutya zikibara gutya yaba ari iki ninkurikije uko niyize umugabo ukubita umugore we urushyi bikageraho niyo oya seko nimbwa abagabo barwana we none se ntabwo hari n'igihe barwana nyine twabakoshereje twitira abagabo imbwa da oya buretse gato uraza kumva impamvu mbikubwiye sibyo ndamubaza ni se ubundi wagiye kumwita imbwa byagenze gute ati tumaze amezi 3 yaranze kuduhaye yari yarukuruye ururizo ati yaranze kuduhaye ati yaranze kuduhaye ko numva ariyo bari kumva ndamubaza ni kubera iki wanze guhahira urugo sibyo ahambwa ati uyu mugore nawe ni wamuhahira bari bananirana ngwetse kubera izihe mama ibintu bivugiye iki iyo ugiye nko ku murenge abantu bashwaniranye yego ugasanga umugabo kamaza ati umugore wawe muri gupfa iki umugore agira amafuti nk'ay'ingurube ubwo kubera yaziranyemo indani ubushobozi bwayo ntabwo afite ubushobozi bwo kuyavuga umugore mu mujinya mwinshi ati wampyisi we nkurusha amafuti ukibaza pasiteri wagiye mu rusengero rwo muri Adventiste rwo muri ADPR rwo muri Katolike akarahiza impyisi n'ingurube bitanye amazina n'imbwa gasezeranya imbwa n'umuntu urukumva kuko mu muntu narindi kuvuga urugero rwo icyo bita urukundo ruhamye n'impamvu itera abantu bamwe kujya gukunda hanze ni ukudahama bitewe n'iki no kurebera amakosa yawe dete ugatokora agatotsi kari mu jisho rye kandi wibagiye umugogo uri mu ryawe kafata urugero rwa hafi ubu uyu munsi umuntu wibye twabonye yibye niwe dukubita yego sibyo nyamara umukubita niwe mujura nyawe sinzi niba neza oya ntabwo turi kubyumva umukubita niwe mujura tujirije rwose cyane wewe wijyana mu bintu byo kuzimiza vuga ibintu byumvikana reka dufate urugero rwa hafi gute ukubita umujura garuka ukubita umujura garuka mu mubiri garuka mu mubiri duspose Robert nakoze amakosa umupolisi aje kumfata uguhannye niwe mubi ubundi mu bitekerezo ni umugore n'umugabo ni mu myumvire yawe n'umugabo yagakwiye kubana nabo avuga ati nyamara ibi bintu umugore yakoze aya makosa umugore yakoze nuko ngewe ntarapfunduka ariko ndayamurusha kugira ngo bavyumve neza bahurugera kuri Mariya bamujyanye bamuteye bari bamujyanye bari bwoko ariko na Mariya nubwo utanze urugo rugero Mariya dafatwa ntabwo yari kwikomereza kandi wasanga Mariya harimo n'abagize gute n'abamurwaye inzika nabo yarayehakaniye n'abasanze undi rutarishimye cyangwa se uwafuhiye undi kavuga ati tumwice twese tumuhombe iyi njajwa turayibonye n'ugenda katsindwe bari bana harimo n'abari baganira turi kwerekana ko bishoboka ko umuntu ashobora kujya gukunda hanze biturutse uri kumva kutarinda ubusugire bw'urugo hari ubiteye hagati ya uri kumva ngewe umugore wanjye ugiye gukundana n'umuntu manza kureba impamvu yatumye ajya gukundana wayibwirwa n'ikizi iyo uri umuntu uzi kuganira neza cyangwa se uri umuntu uzi gucenshura urayimenya ku buryo ushobora no kumubabarira ukamugarura uzi neza yego sibyo none se utekereza ko abagabo bose izo imbaraga bazibona wafashe umugabo wawe ari kuguca inyuma umugore wawe urabuze ngo ndakugaruza neza oya akamesaje ntabwo urabona muri akamesaje nk'uko twakoranye ikiganiro atari ko buriya roba bari abagore mwene uwo ni ikimenyetso cy'uko no mu rugo uri umugabo we wagera mu rugo agafata amashati buri umugabo mwiza njya nkunda gutanga urugero rwiza iyo twubaka umuryango abantu bajya batwumva hari n'igihe mvuga ibintu abantu bate ko se kuvuga ibintu bitangana nawe ni experience y'ubuzima nagiye mbona ubundi umudamu ngiye mufata nk'ishyamba rinini ishyamba riba ririmo ibiti by'ubwoko bwose iby'imikeri
iby'amahwa uri kumva iby'imbuto donc icyo wajya kugishakiramo cyose wakibona noneho biterwa n'uri kubiba muri iryo shyamba cyangwa se n'igiti ushaka muri uwo muntu yego sibyo iyo umudamu mubibyemo igiti cyiza cy'imbuto nziza arera pe uri kumva sibyo iyo mubibyemo amahwa araguhanda ukavuga ati bien bien hano umugore yaba mubi cyane ndaza kugera no ku bagabo reka mfate urugero hano mu Rwanda abantu dutinya cyane cyane nabonye abantu batinya ni abapolisi sibyo kurenza abasirikare n'abantu bo muri Rwanda Revenue ubusura hasi kwicana cy'imirongo uzi ko akubita igihuha hano ati Rwanda Revenue yaje wajya kubona nyuma y'isa imiryango yose ikinze yabifunze sinzi niba uri kubabona umudamu nawe aje warore nka gutyo iyo muri kumwe mu gitondo ukiva mu rugo aba Rwanda Revenue avuga ati ugiye gusenga yewe ugiye mu kiganiro yewe sigumereje sibyo ikora mu ikofi kamuhereza iyo murangizanyije nyine ububibye urubuto iyo utamuhaye sibyo kuko kwifuza kwe guherereye ku mugabo iyo utabibye urwo rubuto cya giti nahoze mvuga batigira vuba ngo usubize icyo kintu ngufashe biba ni intambara kabiri iyo si abaye Rwanda Revenue mu gitondo ku mugoroba barahita abapolisi akubaza ati uri hehe ubona baramenya gutaha saa 3 wenda saa 2 ukumva saa 4 zirageze uri hehe uyu munsi noneho nagutaha ndi ku rusengero ndi gukora ikiganiro uzajya wishinga abo bagore ngo ni ba Odette ni urugero nyine ngo haye nanze ubwo biba bigosaba guhita utaha ukuzi kubana nabo bantu niko ukwiye kubana nabo noneho rero sasa n'umudamu nawe ku mugabo uri kumva ubu ukwiye kumenya ngo ese Rwanda Revenue isoresha umuntu ifata mu gakano cyangwa iroroshye se polisi yifasha umushoferi utwaye uri mu ikosa ifata ku gakano sinzi niba uri kunyumva neza yego ndi kubyumva ubwo ni uburyo bubiri bwiza bwo kugira ngo ureme usigasire naho ushatse kuvuga ko umugore nakora ikosa uri umugabo uramworohera ahubwo hari n'abagore wenda Robert ku rugero yatanze hariho n'abagore hari abagore atajya asaba umugabo amafaranga yo guhaha wenda sibyo bitewe nuko babanye cyangwa se n'ibyo akora cyangwa se n'ibyo bacuruza cyangwa se bafite boutique ziba zirimo ibyo byose cyangwa se uko byagenda kose nubwo kwifuza ko umugore guherera ku mugabo ari nako ijambo ry'Imana ritubwira ariko byagenze muri Edeni ko kwifuza ko umugore kuzaherera ku mugabo ariko hari n'igihe haba hakora ushaka gutanga urwo rugero hari igihe hari umugore ubukora ari ufite akazi gusa sibyo umugabo ntako afite ariko se Roba reka nkubaze ikintu kimwe ubwo uramutse mfite akazi wowe ntako ufite mu rugo hari igihe umugabo nyine avuga ati nagasuzuguro urwa rukundo rumera gute iyo umaze igihe udakora nyine mu rukundo niyo mpamvu twavuze ngo umuntu niba ukundanye n'umugabo wawe mwese mufite akazi cyangwa se n'iki mugakora ubukwe igihe cyo kugira bya bintu ntibigume kwa kundi hari abagira gutya iterambere rigakomeza pe hari n'ujya gutya ukabona wenda umugabo nyuma y'umwaka cyangwa amezi 6 runaka akazi ke karahagaze ariko ak'umugore kagakomeza amagambo atangira kuba ibitero biba byinshi mu muryango uwo mugore mwamugiriye ihe nama ubaka kanya wicaye akaba ari uhahira urugo ariko nanone mugafasha n'uriya mugabo kuko abagabo burya adafite akazi abagabo badafite akazi bariyenza sha aho yasiyo kwiyenza urumva sibyo Imana ifashime igisubizo cyiza kuko ifashe imitima y'abadukurikiye rwose reka mfate urugero baza kubyumva amafaranga ni igikoresho gifasha abasore cyangwa n'abakobwa kubaka urugo vuba sibyo ako standard yo gukena ni igipimo cyo gukomeza urugo yego ibyo birumvikana cyane iyo umugabo ari igihe umugabo ashaka umudamu akamushaka afite akazi keza yego ka kazi bakamuhagarika akazi kuko ubuzima ni up and down uyu munsi bimeze neza ejo bikamera nabi icyatumye ushaka n'uwo mugabo iyo washatse akazi biragora yego ariko iyo washatse umugabo n'ubundi kuko aba akiri umugabo ikiba cyabayeho ni akazi kaba kamuvuye ariko umugabo bwe babugihari iyo umugabo akazi kavuyeho hakora umugore bano bantu bombi bari mu rugo n'ubu hari n'abadukurikiye bimeze gutyo bakwitwara gute bombi sobanura umugabo ukuntu yakwitwara umugabo ugira gutya ugasanga arahindutse sinzi ukuntu abagabo muteye Robert sinzi pe hari ukuntu sinzi hari ukuntu mutajya mwita ku bintu
cyangwa se waba wirire mu rugo wenda umugore niba ahembwa yahashe yagize gute ugasanga wowe nonaho udafite akazi wenda wibereye kuri mashini cyangwa se wibereye kuri televiziyo cyangwa se runaka ariko umubiri wawe ukaza gukora umugore yagiye ku kazi wajya kubona ukabona terese nk'umukozi cyangwa se biranashakuje umugabo mu rugo ko umuntu agira n'impungenge iyo asize umugabo mu rugo n'umukozi ibyo bintu bikunda kubaho umugabo mu rugo yakwitwara gute mu gihe bamusigiye yasigaranye n'abana n'umukozi mu rugo umugore nta kazi gahari ari uri kandi waramenyere ko ari we mutware w'urugo. Ikibazo cyiza ubu si ureba ni urugero nanze nk'ubu wewe n'abaganizi usibye isi yanduye mbasize mu rugo mwebwe ubwanyu ikintu cyiza nababwira ati hanyuma muze kwitonda ubugambo mu byihorere sibyo by'ibiganiro by'ubugambo nyine uvuze ngo ubugambo watubwira ngo ubugambo se kuba ko abagore bakunda gushwana ku buryo umugabo yakubwira ngo ugabanye ubugambo se so mu kinyarwanda wavugishamo umuntu ariko ntabwo yumvishije ntabwo yumvishije ikibazo wamubajije wacyumvishije yakinyujije mu yindi nzira kure iyo ndaza kugera hano nshaka nze kwirinda uri kumva ibintu by'ubugambo ntago bari bwiza ukoresheje imvugo itari nziza ibintu by'amagambo dore abagore mukunda cyane mugenzi wawe mugira ibiganiro birebire hari abantu babazi kugira ikiboneza mvugo cyo kukubuza ikintu ariko ugira ibiganiro birebire kuko nzi ko ari cyo cyaha kibabamo noneho wenda dusipoze ugiye ku kazi ariko unsize ngiye na Odette mu rugo uzi ikintu uratubwira twe ntabwo tubwira ubugambo bwati mugabo mwiza ni urugero nyine nguhaye umukozi n'umugabo amagambo wasikubabwiye ubundi wakaganirije ntiwakaganirije umukozi cyane ngo waganirize umugabo n'urugero nyine nguhaye sibyo nyine rubombi ngende kumva Robert atumbishije ikibazo nacyumbishije umugabo usigaye mu rugo umugore yagiye gukora oya guca bugufi k'umugabo ngo yumve ko ibintu byahindutse ko umugore ari uri guhaha sibyo umugore ari uri kugura umugati umugabo utabyitaho akaba yibereye mu rugo cyagatembera ariko akamenya ko atari wa wundi ugikora bya bindi tiri mu kazi ugasanga mu rugo ugasanga bararyamye biba ahantu henshi cyane ugasanga baryamye ntabwo ari iby'abakozi bose abatagira akazi siko bose bahura n'abakozi sibyo ahubwo wa mugabo kwaguca bugufi kwe arakwakira umugore ahahe ese umugore aribuka kumuha ibyo 5 ntacyo na 5 aramubwira ati wamaye 5 ni hahandi urwa rukundo umugabo ahita avuga ati umugore wanjye rero nyamara ikibazo nacyumbishije neza none ko cyumva ko wasigaye mu rugo se hari ibindi yasigara akora ntago nagiye kure nagira ngo nsubirize hamwe umugabo ujidika ajya gusambanya bibaho cyane kuko yabuze aba yaruhutse mu mutwe yamara kurya maze kurya n'imbuto ugasanga ariko ntabwo ari bose ntabwo twavuze kuri bose ahubwo twavuze aho bijya biba kandi hatari hake aba ari umuhehesi niyo yaba ari mu kazi n'undi abaheheta bo bakorana ariko kuvunika ari ikintu gikora kubera akazi suko yabaza akazi baganire ka nkubwiza ahubwo n'ubuhehesi bumuri ni ibisanzwe n'ubundi abafite suko yabuza akazi njemba numva nagira nk'inama abagabo mfite nk'ububasha bwo kuba umuntu yafata akanshyira abagabo bose akambwira ati tanga igitekerezo cy'uko wumva umugabo we yabaho yagitanga abadukurikiye barabyumva urumva uko byagenda kose niba hari akantu gashobora kubabaza umugore cyane ari igihe umugabo ashobora gutereta umuntu nta nubwo ibyo bintu ushobora kuvuga ngo ntibibaho pe niba uzi ko umugabo ibyo bintu bitanabaho bishobora kubaho kuko yambaye umubiri bibaho rwose ariko niba hari ikintu kibabaza abagabo bagakwiye kwirinda ni ukuba mufite umwana ubakorera mu rugo abakorera akazi abakarabiriza abana abatekera uzi ko umudamu wawe ari umuhereza inshingano z'ibyo akora mu rugo ukamuca rwagahinga ukamutereta urumva menya uriya mwana nta mahugurwa ashobora yarahawe y'imiryango wenda urakomerezaho nk'umugabo iyo habayeho sex hagati y'umukozi na boss buriya aramuteretara cyangwa afata ku ngufu aragenda akahita buriya se aramubwira ngo sheri kandi azi ko hari undi sheri yego ahubwo ibaze umukozi ahita yiyumva gute umukozi yiyumva gute umukozi yiyumva nk'umugore ndetse urenze wowe akagusuzugura akamubwira ati ndagukunda rwose umugore mwiza ati rwose njyewe nari nzi ko byabaye umukozi yari yishe nyirabuja ahita amwurira
ahubwo umukozi agatangira kwiyumva ibyo nibyo wibwira barateretana uko byagenda kose bagakundana iyo byose ntago ari iki mukajya mujyana ku kazi n'umugabo agutwaye yamara kugushyitsa agahita agaruka bakaryama bagakura urukundo bikaba birebire cyane hari n'igihe asanga n'ahantu muhuriye mu nshuti wa oya ntabwo duhakana ko wenda umukozi adashobora kukuruta mu buriri kuko nabo ni abantu ariko uko byagenda kose nawe wa mugabo we niba uzi ko ukunda umugore we mama bakoresha ibyana bibaruta nta mudamu wabikora oya ibyo by'abaruta nta n'ikibazo umuntu arabikora oya bibaho icyubahiro cyane buriya hari n'abadamu dukunda guteretwa n'abantu ugateretwa n'umuntu nibura ukurenzeho ntabwo wakwisuzuguza umukozi wawe icyo kintu n'abagabo bagikora rwose ko byagenda kose umuntu ashobora kujya gutya nkabona umugabo wanjye nkabona umuntu bateretana umugabo akoze ikosa aho mise ngarura ikintu ugize kutubwira n'ubukire cyandimo ngo ugomba kumworohera ngo niho ubone ubwiza bwe uwo mugabo hasanze ari hejuru y'umukozi ukanabibonera niho ubona ubwiza bw'uwo mugabo umukozi amaze iminsi agusuzugura ntumenye ibyo ari byo umukozi arabanza akagusuzugura ntumenye ibyo ari byo umva ubwiza Robert yatubwiraga ngo wasanze gukosa umuntu mwabaye mwashakanye ubwo nusanga ari hejuru uwo mukozi mama Kibo niho umubabari niho umbona ubwiza bwe ngahora ngo niho ubona ubwiza bwera umva Robert yarapfuye ahubwo iki kintu uragisobanura ni kirekire oya ubwiza bw'ubibona ubwiza bw'abashakanye niho mbona ububi bwawe nsubiremo nongeye nyisubinyihamye ubwiza bw'uwo mwashakanye ntabwo bugaragazwa n'amakosa yaguhishe bugaragazwa n'amakosa wamubabariye yego kank'urugero rwa hafi ese utekereza ko byoroshye guhita ubabarira umuntu nk'uwo urabona ukuboko kwanjye cy'ubusambanyi kukibabarira birarushye uretse gatoya urabona ukuboko kwanjye ufashe icupa ushyize hano ukarishyira hano ukuboko kwapfa kugupeza yego uteretseho irindi ujya kugera hano akaboko katakibasha kugira kuri siporo yego iyo ubana n'umwaparteneri muzima iyo akoze ikosa ukamuha imbabazi zaryo yego iyo ari umuntu muzima aba ubonye urwaho rwo kubaka ibyo yasenye ese ko bavuga ko icyizere kitse gitakara koko nibyo umubabari icyizere cyo kiratakara yego sibyo tuganire tube clair Robert isanze umugore wanjye ari kuntinya icyizere kiguma kwa kundi 80% nimba ari ufite kiragabanuka yes bantu tujye tuba 25% sibyo percent kimanuka kigabanuka ko nago nyiza ariko kiramanuka yego kuko niba narashatse Odette nkwiye kumwiharira yego uri kumva nkajya sanga sinjye umwiharira ngiye nyine nonko ngiye ndakigabanya bifashe icyo Odette rero kuko icyizere kigabanuka kikarindwa no kucyubaka yego Odette ababonye devoir yo kubaka cya cyizere ari nabo bamwe batsindirwa kucyubaka bikabananira yego uko nani nandurugero rw'ikosa uko ugenda uryongeraho rikagera rikaremera yego ariko uyu munsi mfatiye Odette ku mukozi nk'umuzamu juzo ugasanga umuzamu nk'uwenda nk'umuzamu wacu nubwo n'ubwiza bwe ahubwo ugasanga naryamanye n'umuzamu n'imbaraga z'urukundo rwawe ubona nagusuzuguje bitebwa ntago wababarira nta mugabo wakubabarira waryamanye n'umuzamu nyabo nta wakubabarira niho nkwiriye kumenyera ko Odette nkunda uri kumva niho nkwiriye gushishoreza ko Odette mbana nawe nk'umukunzi muri ayo masaha cyangwa nyuma y'iminsi uriya muzamu wamureba ute gira inama abantu byaba byabayeho nk'ubaka kanya ari umuntu ukubwira ati ngewe Robert nk'umukozi w'Imana umuntu akagusanga wanjye ari kumwe na madamu wanjye mu buriri kuvuga kirakomeye nyine ubwo usanga bari muri yo gato ntubice ku ruhande byinjiremo banzu ubyegereza umutima nka Robert ndaza gusubiza nka Robert isubize nka Robert w'umukristo n'abantu babiri batandukanye nka Robert n'ugwita nkandagira umuzamu ebana niba basanganye n'ugwita nkandagira turi kugendana uri kumva ariko nka Robert muri Kristo ikintu nkwiye gukora ni iki nukumanza nkicaza aba bantu bombi turi kugendana tubije abantu babiri bombi nkamanza nkabicaza bombi muri mwe mujya gutegura gutelefona ninde wentroduje undi urukundo hari ibyo bibira urugero nyine nguhaye sibyo yazamati ni umugore wawe waje kundeba okay ni umugore wawe umusekuru urukitu uratinyuka wa mugore we ntabwo anyumvishije navuze Robert nka Robert musitari mu Kristo yego uri kumva we nugukandagira pore sana no muri rib uri kumva ariko Robert nk'umukristo nukumwicaza ngamanza ngamenya ngo wowe na madame ninde wentroduje undi rukundo nasanga ari umuzamu ubwo hari umwanzuro w'umuzamu nafata
uwuhe kamufate unyumve neza ufate nsanze umuzamu reba hano dushyirire uyu muzamu nona ufitiye nk'amezi 3 ugize gute wamugenza wamwishyura akagenda nk'umukirisitu ibyo nakora nk'utari umukristo ni wahita umwishyura amezi 3 kuko bitubwira wari ngiye kutubwira utabirimo utabireba waba umwishyura amezi 3 yaragezemo akamubwira uti warakoze kumbanira nabi cyangwa wamubwira uti genda wagasira we wahamagara polisi wagira gute ibyo wabimenye uri muri icyo gihe icyo wakora kamere yaza nk'umuntu utari umukristo kamere yagufata waka kanyu wari mabwira ni umuntu byaba byabayeho umuntu byaba byabayeho nonaha nyine nicyo ndi kuvuga wowe nagwa nyumvise navuze nka Robert nukugira gukandagira ibindi bikurikiraho wabimenye uri muri icyo gihe ibindi bikurikiraho ni zaribu nyine ziza gutwara ariko hari umuntu wagira inama umuntu byaba biriho bakakanya avuga ati nyifitanye amakimbirane n'umugore wanjye ariko namufashe aryamanye n'umukozi wanjye ye nawe nta namugira kuko icyo nakora muri icyo gihe ni Imana ikizi nyirimo kuko bindimo biri mu mutima nyine ubireba biri kuguhinda nawe ubu turi kubivuga turi mu bihe byiza nkubaze nyine biramutse bikubayeho ugasanga umutware wawe aryamanye n'umukozi uri umukirisitu nkubaje nkawe nk'umukirisitu wabyitwara muti noneho Robert yaratangiye kuvuga nk'umuntu utari umukirisitu navuze nka Robert utari umukirisitu ubu yaragiye kuvuga nk'umukirisitu yego sibyo baganize no kuzana icupa hoya ngewe icyo nakora sibye ko nyine kuko ndi mu rukundo bitarambaho nabibona nakubwira ngo ntacyo natwara umugabo wanjye kuko ntabwo mbirimo ariko biri mu cyo wakora umwuka rero wanyobora ntabwo njye nkizi umuntu inshuti yanjye byabayeho ahubwo mumbaze ngo yakoze iki yakoze nk'umukristo aramubabarira yakoze yaramubabariye ni umuki wababariye undi umugabo yaramubabariye gusa buri kintu cya mbere tubwire n'abadukurikiye buri abantu bose bamenye Imana impfu zagabanuka urumva gucana inyuma kugabana inkundo mu rugo byagabanuka kuko nyuma y'uko ubanza hari abahari kujya mu rusengero siko kumenya Imana sibyo kujya mu rusengero siko kumenya Imana hari abantu benshi bajya mu rusengero ntibabwira abantu Imana bakamara umwanya bababwira ibintu bindi byinshi ahubwo ushobora no kuyivugira abandi wowe utayizi n'Imana ntibayivuge rwose ntibayibonere umwanya ngo bayibwire abantu Robangira kutamenya Imana ni ukudakora ibyo Imana ishaka sibyo kandi ubizi tugana ku musozo rero ariko nanone twijya ku musozo none agatoya mugira inama abantu sije twari turiho twayitayeho cyane twayitaye reka mbabwire ukuntu twayitayeho urukundo turimo ariko se ariko nanone nibibamo sheri no kujya kuryamana n'umukozi wawe nuko bamukundana cyangwa umuzamu wawe hari urukundo rwatakaye rukajya umugabo ufite umugore njye mfite umugabo mfite umugabo njye urugero ni gutanga nkunze Robert kandi mfite umugabo wanjye ese birashobokara Robert abitubwire ako kantu ubundi gukundana birashoboka ku bantu bikunda kubaho ku bantu tutabikekaga iyo ubajije ikintu ngo kirashobora kandi uwo muntu urwo rukundo ruba ruhari ari rwinshi cyangwa n'irari kandi ukabura fiyeri yabyo kumva mu mutima iyo haba uyu muntu ndamukunda wanakubwira ati nyamara ibintu urimo sibyo ariko muri mu biki njye ko ndi mu rukundo urambaje ngo birashoboka kuko mushaka tujya ku musozo twinjira muri icyo kintu gifite imbaraga yego kuri njyewe ibintu bibaho nyine ubwo birashobotse bibaho dufite ingero z'abantu benshi rwose baba bafite urugo ariko ugasanga akundana na kanaka kandi akamukunda cyane siko tuzi ko bateretana ugatinya no kujya kubwira mugenzi we ko ateretana na kanaka kuko urabizi ko ruharagurumana ugatuza ariko ukabuzi ko kanaka ateretana bikanakuriye ukagira ifuhe rya mugenzi wawe uteretana na kanaka kandi uzi ko afite umuryango yego sibyo bibaho uri kumva ahubwo uraza kumaza ngo sibwo n'urukundo nibyo ndi kuvuga sibyo kuri njye nka Robert ntago ndwemera ko ari urukundo nicyo bita irari ya muntu yego biraramba se biraramba akenshi ntago biramba impamvu aho bitaramba ni hese ni mu rugo cyangwa naho biri hanze urwo hanze ntago ruramba kuko impamvu rutaramba aba bantu umugabo ufashwe wahita bivamo burundu gahita asezerera wa mugore yatoretse agatumva umugore yamfashe aho kugira ngo nahukane aho kugira ngo umugore wanjye akanakubwira nabi abagabo n'abana beza uri kumva ariko ngo umugore ajyana ngo umutima
uyu mugore waguciye inyuma Igitsina n'umutima ngo rwose biragenda. bagabo mudukurikiye umugore wawe nafata umwanzuro akavuga ati ndagiye nubwo uzagarura ugahomahoma ujye umenya ko yagiye umutima wagiye kereka Yesu niwe Buriya abagabo- utari waba umugore ubwirwa n'iki ku buryo waciraho iteka umugore ko atahinduka kereka Yesu njye nzi ko iyo hari Imana byose bishoboka kuko umuntu ashobora kubikora kubera ubuyobe ndabihamya ashobora kubikora kubera ubuyobe la majorité la majorité la majorité umugore ubundi Umugore wahagurutse. umugore wagiye Agahaguruka. urumva umugabo iyo agiye gutereta hanze ajyanira ariko akibuka ko mu rugo agomba guhaha sibyo n'aba bana b'abakobwa bajya gusambanywa n'abamama aza kubwira ati umugore wanjye byarananye n'iki byose ariko telefone apfa kurangira iyo isoni atavuga ati please buretse gato sibyo Ariko- ariko umugore wagiye aba yagiye karakteri ze niyo ari mu rugo abana b'abakobwa batambara n'amapapa niyo yagarutse mu rugo aragushusha donc serivo y'ibishushanyo wa muntu wo hanze uretse kumva agatekerezo Ariko ninde wo ko umugore muri n'umugabo batandukanye bamaze gutandukana ngo umugore aragenda ashaka undi mugabo haciyeho iminsi umugabo aramugarura agaruka mu rugo barimo bavuga ko byanze bashwanye bagiranye ibibazo barimo bahamagara kuri biteni babaza shangazi ngo ukuntu babigenza numva ndumiwe ngo namubabariye aragaruka ngo yari yashatse undi muntu ndavuga nti cyakoze abandi bagabo baba bafite urukundo we ni ukuri akagaruka aba ari umugore wawe Bibiliya bavuga ngo byongeye byanze twakwitwara ute koko umuntu wo muri Bibiliya niba ari Hagayi bagiza bamuha umugeni ntiyamushima Yakobo. none hajya kumukorera indi myaka kugira ngo abone wa wundi yakunze ni Yakobo none se wa wundi yazanye yaramuretse inkondo zabagaho kera wose ntiyabashatse nese urwo ni urukundo tuzagaruka ubutaha tusoze neza ubwo narishanze kumuvugaho urugero erega ngo ntirwakwirwaho urukundo ni ikintu kinini ntirwakwirwaho nimba ari ikintu kinini rero nimba ari ibyo umuntu yakunda benshi none se ubundi nubakunda uzijya ko umutima wawe utabishyira hanze akasi ikintu cyo guharuka ntabwo kibaho mbega ukuntu dushoje ikiganiro hakiri kare ikintu cyo guharurwa ko kibaho cyane tukibona Iyo abantu bakibana ikimenya ko urukundo ruba rukirimo abantu bakibana usanga bafitanye urukundo rwinshi kuburyo ushobora no kujya kubasura ukababura bakinze we mama kana na stock y'urukundo ibigihari ibitsemo indani aho gushingana ariko iragabanuka we ikintu kikwereka ko umuntu oya wigize kuvuga ngo umugore n'umugabo ntabwo bakundana nyine muri presentation uwo y'urukundo terese hanze ashobora kumukunda wo hanze araryoha yego yes impamvu umugore wo ku hanze yaryoha cyangwa se umugabo wo hanze yaryoha ni uko aba ari icyaha icyaha kiraryohera oya ntabwo ari icyaha ntabwo ari icyaha icyaha mu rugo bya bindi ntabwo bikora nk'uko bikwiriye distance y'uwo muri kumwe niba umuntu wamuhamagara akavuga ati sheri bimeze ute ndaguhamagara ngo sheri turi kureba na filime guhamagara sheri umutumiye isahani mama kana twemera ko hano aravu na sheri na hani uhamagara ariko hani wo hanze uramuhamagara umubaza waryamye umeze ute ni urugero nyine ngo uhaye ariko sheri wawe ngaho ni ukumuhamagara umutuma isahani umutuma telekomande Heza amaso. birakwiye arega tujye tuba clair niba dushaka kuvugisha ukuri yego birakwiye kuko bibaho niwo mwanzuro nk'umukristo Robert nk'umukristo nihe nama nk'umukristo n'inama naba sibyo tureke n'ubukristo tugira ubupfura n'ubunyangamugayo yego umuco kuba tutagira inkundo reka mvuge niba bibaye kuba tutagira inkundo ziturwaniramo si uko zidahari ahubwo kuba tuzirinda tukazirwanya nubwo butsinzi ubwo mwamwihanganye rero biramutse bikubayeho mwabyihanganiye ngiye bimbaho ukumva hari umuntu ugira hari igihe njya nko mu rusengero nkabona umudamu ni mwiza paraporo y'uwanjye uri kumva ariko si igisobanuro cyo kujya kuransa urwo rukundo kuko biba byarandangiranye mba ngomba kuguma mu murongo nk'umukristo ubwo ni umutima iyo ukunda umuntu ubundi ni wakamukompashye n'abandi ijambo kwihangana ni iki ni uguhita ubwira Imana ukavuga ati Imana rero njye si Imana nabasha kwikiza nk'aho muririmbyi ndagushakaho imbabazi zawe Imana ikagukiza nk'amama kiboka ikamujyana iriya ni ukuvuga ngo njyewe numva nyine bidakwiye njye ntabwo mbifata nk'aho bikwiye ahubwo bibaho ahubwo inama nagira bagenzi banjye nuko ibyo bintu bajye babyirinda hakiri kare bakabikumira niba ari utarashaka akamenya ko bibaho urumva urukundo rwo hanze rwakuze oya umuntu mutabana mutiriranwa uguhereza message mutiranwe mutararanye mutitsiritanye mutagiranye ibibazo mutaburaranye akaguhereza message y'urukundo byanze kunze nta kuntu itakugeza kure urumva wabyirinda gute mu makibo nk'umuboro kakiri ni ukuvuga ngo uko wabyirinda wiha umwanya umuntu wo hanze wimuhereza umwanya
ngiye systeme yanjye nkoresha nibanga ryanjye nkoresha nkurinda urukundo mbere y'uko uruzamo. Yego arega abagabo mufite n'imbaraga nyinshi zo kurinda urukundo natwe turazifite. Ushobora kukunyereka tentative yo kwa nkunzi kabibona. Yego uri kumva nkahita mbikasa kuko nimbyinjiramo kungarura bizagora. Urukundo umuntu aragukunda ukarukendeza mu gihe ubona nta musaruro ruzabyara. Urukundo ufite imbaraga zo kurukendeza waba umugabo waba umugore. Kuko inkundo ziratandukanye ari umuntu ashobora gukunda urukundo rurerure pe akamera nk'umusazi. Aho kugira ngo mujyane muri bya bisazi ukamufasha. Utamututse utamubwiye nabi. Mundi mu gihe umuntu yakweretse urukundo ukabona rurimo n'amaranga mutima maremare kuko bibaho niba umuntu agukunda umugabo uri gukundana n'undi mugabo kandi afite umugore uri gukundana n'umugabo wundi. Okay, reka ngende babyinjiyemo ubari mu rukundo akavuga ati bari mu biki uzi urukundo rwo hanze cyangwa baryamye n'ababa badukurikira akanya baryamye bari muri rogi ari umugabo w'abandi. Ababirimo inama nabaha ntago mbabwiye ngo mite mutamuhite mu rureka. Cyo ni kosa ribi rikomeye ahubwo rwazakubomokana. Urukundo ni rubi abitwaze gake. Okay. Urukundo ni rubi uyu ushatse kurupenaliza rumeze nk'amazi ahubwo ruza rufite imizi n'imiganda. Yes we ikintu cya mbere ukora psychologically ni urukira nk'uko umuntu akiri itabi. Yego urukira nk'uko umuntu akiri itabi sibyo urwo rukundo urukira nk'uko umuntu akiri itabi. Kukiri itabi kurireka riragora. Ikintu cya mbere ukora niba yoherezaga message enye ku munsi tangira ugerageze ukase zibe ebyiri zibimwe. Icyo kintu wikiganiriza umuntu gutyo aho noherereje ebyiri nahoherereza n'eshatu. Oya ruba rugihari aho woherereje ebyiri n'eshatu zahava ukanamuhamagara ukanasohoka hanze huko warugutegesha na moto. Izo mbaraga ziva he cyangwa se bituruka kuki? Uyu munsi icyanteye kujya gukunda hari icyanshoye sibyo. Urumva niba mfite umwapateneri wanjye akaba ari ibintu atuzuza mu nshingano uri kumva nawe yagakwiye kuba umuganga wacu wo gusenya ibyo bintu. Burya hari uburyo bwinshi bwo atabizi ariko abira shaka bangaye bacinyuma abagore babo cy'abagore nyine kuguca inyuma ni kimwe kuko bajya kubikora bakihisha ariko hari uburyo umuntu uri muri relationship n'undi muntu ni wamuyoberwa. Urabiyoberwa cyane rwose turabiyoberwa we rwose unabimenye. Ambo turi kugana ku musozo icyo nashaka kuvuga ababirimo inama ngiye nabagira kuko babyumvishije ko atari byiza ko basengera kubireka bajye ku mavi bajye hahandi ku mavi. Ntabwo wabishobora nk'umuntu sibyo rero twa tumesaje kutugabanya ntabwo byashoboka gusenga gutima no mu ijuru nziko ibyo ndimo atari byo bishobora no kongeraho ingaruka mbi. Urukundo ni rubakubwira ngo nibyo ariko nk'umukristo ukubwira ko arashidikanya mama Kibo nta kintu urakura umutima namuka gukubuza ukakubuza amahoro kandi ukakubita ukenda gupfa kaguhindisha umushyitsi. Ngewe ibyinshi nkora kuva ndi umukobwa iyo bitari mu nzira nziza umutima nama ntago mama ntabwo guha amahoro nukuri tujye ku mavi dusenge ndetse natwe twikuyemo tubisengere ko turi mwisi turi abantu twambaye umubiri ni ibintu bigomba kutubaho turi abantu. Kameramana nawe usenga tubatanye gusenga dusengere bari abantu musenge tugereke Imana kandi turi gusoza musenge tugereke Imana kandi nubona mugenzi wawe biguye mu ikosa nukamuseke uvuge ngo kira cyangwa kubera ko bibaho urugo rw'abandi rusenye cyane ngo byakomeye kuko nawe ejo byakubaho ahubwo pfukama dusabirane twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Tubwiriza akantu keza tunasenga aratubwira ngo buriya umujura wibye n'uwibye mu bitekerezo bose barangana. Kanwe nguryo rwa niba nashatse kwiba telefone bikanga uwayijyanye ni kimwe nanjye byanayigurishije yiguriye ibirayi sureba ode uwagwanga miliyoni 200 zisa akakubwira wenda nujya kubaka inzu ubwo inzu wakubaka urayizi inzu y'umuntu wibye iba mu bitekerezo byawe utarabona uburyo wishyira mu bikorwa. Tugana ku musozo rero mwakoze kubana natwe Imana ibaho umugisha Odette abantu bose bakore subscribe bakoreshe yawe yego Odette ayinkamiye like and comment sibyo yego turabakunda cyane.